Twongeye kubashimira abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Mwari muri aho, turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza. Bityo rero mujye mutwifuriza ibyiza, natwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Rero mba ndimwe mpangana n'imbaraga ziba zidakeneye ko ibi byose bigerwaho. Kari gacikiyemo hagati ariko tugiye gukomeza akandi gace ka kabiri. Aho twari tugeze bavugaga bati abakeneye kumenya ukuri noneho nawe uti uyu mureke turaziranye enye. Rero urumva ko nuzira enye y'ibizima bya gatanu cyangwa n'irindi bakavuga ngo cyangwa n'irindi jambo ngo bariya barazira enye, bariya baraziranye. Urumva bariya barazira enye. Bara hari ukubara, noneho zirabara hari ukubara. Ibyo bakuzaniye by'amafaranga cyangwa se by'imitungo ku butaka bw'abatabara, wowe uri muri gahunda y'ababara wahisemo utandukana n'abatabara. Abatabara ni abiswe abatabara. Inkotanyi ntago zaje zibara amafaranga n'ibyo bazakuramo. Baje batabara abarengana, abandi bari mu mibare y'abazabafasha. Abandi bari mu mibare, abandi bo bari muri gahunda yo kutabara. Utabara yomatanye n'ijuru, ariko ubara yamaze gutandukana n'ijuru. Rero utabara agira imbabazi n'urukundo, ariko ubara nta mbabazi n'urukundo agira. Urwo ni ururi. Tura enye. Rero urumva ko nuzira enye y'ibizima bya kane cyangwa n'irindi jambo. Hariho cyangwa n'irindi jambo ngo bariya barazira enye. Bisobanura ngo baraziranye. Bisobanura ngo baraziranye. Kandi utuye ku butaka bwa gatanu. Urazira enye kandi utuye ku butaka bwa gatanu. Barazira enye kandi batuye ku butaka bwa gatanu. Rero nawe nta mahoro uzabugiriraho. Bwa butaka nta mahoro uzabugiriraho kuko wanga ababyeyi. Urumva ibizima byabyaye abazima, noneho basigirwa ubutaka. Wowe uri ku butaka bw'abazima kandi wanga ababyeyi ba gatanu. Uzabukodesha. Urumva uzabubaho ariko ububeho ubukodesha. Kandi wibuke ko uwanze iwabo naho ntihamuha ingabo zimurinda ngo arame. N'ubundi abahari ariko ntarama kuko abatari mu
kuko abatari buramire uhanyuze, kuko asanga ibihome byanyu bikinze, niba ururama cyangwa se jambo ahanyuze, ubwo ari mu ishusho y'umuntu, ngo agusigire ibyo wambuwe, asanga udahari, wabyutse umenengana, ndetse n'abo wabyaye batangiye gutaguza. Noneho ucyonka we waramushakiye mama pirate wavuye muri Berimuda zo mu nyanja yantarataka. Urumva iyo utaye umwana arataka, bise Atlantique, ubwo ni ya nyanja irimo mpande eshatu ya Berimuda, ihagarariwe n'inana mwise Imana ku butaka bw'ururama. Rero babacira amarenga ngo yirirwa ahandi, bwakwira igataha i Rwanda. Rero nawe uyamamaza, wirirwa ahandi, bwakwira ugataha aho ucumbitse, kuko wanze ba nyir'ubutaka, ugahitamo komatana n'uwabubohoje wiswe inana y'ibiceri 4 by'ijana. Yewe kandekeraho, ndabona bukeye, gusa ubaye ushingiye ku bwenge, wakabaye wumvishe icyo bucyanye ubu bukeye. Rero ab'ijuru turabakunda nubwo mwatwanze bwose, ariko muri abacu. Niyo mpamvu ijuru ribatekerezaho rikababwira bene ibi ngibi byahishwe mwene muntu, biri mu mizi y'ibiti mwamaze gusimbuza imijyi. Ibi tuba tubivuga ab'ijuru turabashimiye cyane. Iyi mvura mubona irimo kugwa ntabwo ari iy'ijuru, iyi ni inkorano, ni iy'abazimu. Niyo mpamvu igwa ahangaha, hariya ntihagwe, kandi ikirere ari kimwe. Iyo ikime cy'ijuru yagwaga mu bihe byo hambere, mukiri bamwe mutarahitamo abazimu ngo mwange abazima. Nshuti yanjye, njye ndi umukuru w'abiru. Ndabashimiye rero, ariko ndayishimiye yo mu Kirundo, hari amarenga bacira. Ubaye wumva ibyo mvuga, ayo marenga y'abazimu, wamenya icyo asobanura. Igihe mu kanwa kawe udafitemo ijambo ururama cyangwa se rurema cyangwa jambo uhora mu Mana cyangwa inana y'ishiniyari, ntabwo ibuzigera ubirandura, kuko niyo ibihagarariye. Ndabashimiye rero, mukomeze muhorane amahoro ya Nyagasani. Turi kumwe.